zagusengerwa abandi mwiriwe tubahaye ikaze muri kano kanya n'ubundi ikiganiro ni ntumurekure ataguhaye umugisha. Nicyo tugarutseho turi kumwe n'abakozi b'Imana Sirasi Revera Pasteur Nambabazi turabakira hano muri tuzagusengerwa. Murakoze kutwakira mu izina rya Yesu. Muba mwana suza n'abantu b'Imana dukurikiye. Imana ibahumugisha turabakunda turagarutse muri ntumurekure muri abacu tubahoza ku mutima. Imana ishimwe ko tugarutse muri ntumurekure ni mugubwe neza muri Kristo Yesu. Turabakira mwese by'umwihariko murabizi inshuti zanjye ziri muri Canada ejo twavuganye ko muri mu bantu babaye abambere mu kurikira gusengerwa. Turavuze ngo Imana ibahumugisha cyane kandi Imana ikomeze bagure n'abandi baradukurikira ariko abantu bari muri Canada baradukurikira cyane. Imana ibahumugisha cyane. Mushumba tugiye gusenga Imana. Ndumva turaza gufashwa. Nafashijwe mbere kuko nimba ari amavuta iyo atwinjiza mu mwaka tugiye kwinjiramo ariko ndumva turaza gufashwa. Ntumure kubushize yarafashije umukozi Imana dusobanura ibintu bikomeye kandi numva mu munsi nabwo ntituzi icyo tubikiye ntitukizi turamutegereje ariko nkurikije ukubona ameze amavuta afite ndetse ndabona na za kamera n'amabafure nayo ariho amavuta iyo ntagira amavuta ariho amavuta amavuta agirwa n'abantu n'Imana ariko amavuta rero turafashwa. Inshuti zagusengerwa tubahaye ikaze mu kiganiro ntumurekure ataguhaye umugisha kandi n'ubundi nitwabura kubashimira abakora subscribe abasharinga ku bantu b'Imana cyane abantu bafata umwanya bakumva ijambo ry'Imana bakumva ibiganiro tambutsa bakumva ubuhamya bakumva ivuga butumwa dutambutsa hano hamwe n'abakozi b'Imana. Abantu mwese Imana ibahe umugisha tubasemusha tubikuye ku mutima ngo Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo twinjiye dusenge nitumara gusenga twinjire mu ntumurekure. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti turagushimye Uwiteka tugushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye ineza yawe tugushimiye imirimo n'ibitangaza ugenda utugirira tugushimiye uburyo utwimanye muri bino bihe tugushimiye ko turinze indwara z'ibyorezo tugushimiye uturinze ibyago n'amakuba. Mana nushimwe nuhabwe icyubahiro tuguhaye ikaze na karibu turi kumwe n'abakozi bawe wahamagaye muri kano kanya kugira ngo dusangire ijambo ryawe ijambo riruhura ijambo rikiza ijambo rizura ijambo rirema ijambo rikomra ijambo rivura rikomere. Turasinze ngo uzubana natwe muri kano kanya imbaraga zawe ziganze umwuka w'Imana ateke muri byose ngo abana twe muri kano kanya Mana dutangira kugeza dusoza uri kumwe natwe. Umuntu wese uzumva iri jambo azahemurwe naryo azafashwe naryo muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Turakira umukozi w'Imana Sirasi ngo atugezeho icyo yaduteguriye uyu munsi. Inshuti zagusengerwa tubahaye kaze karibu nshuti. Imana ishimwe Imana ihimbazwe kandi Uwiteka utakiranira ngo yibagire ibintu mirimo y'ibyo dukora n'ibyo namwe mukora akomeze kubambera umugisha mwinshi cyane. Muri akanya rero turi kumwe n'abashumba turi kumwe n'umushumba wacu Revera Nambabazi turi kumwe na Weraris umuyobozi wacu nanjye ndabona nahagarutse muri ntumurekure mfite umunezero mwinshi cyane yuko nageze ahantu nicaranye n'abantu bambaye neza nanjye umwuka yankoreyemo bituma nanjye Imana intera iteka nambaranira dushimiye Yesu rero ko yabikoze. Reka dusomere ijambo bazaniye umwuka w'Imana yakomeje gutanga cyane kugira ngo twongere tuvuge n'ibindi byasigaye ririmo hano muri Yesaya 45 duhereye ku murongo wa mbere niho tugiye gusoma. Yesaya 45 duhereye ku murongo wa mbere niho tugiye gusoma. Aravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo reka dusubiremo kubera iri jambo uburyohe rifite n'imbaraga rifite. Reka dusubiremo. Iravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro
uwo yimikishije amavuta ati ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshesha amahanga ari imbere yawe. Nkakuneshesha amahanga ari imbere yawe. Reka nongere nsubiremo. Aravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshesha amahanga ari imbere yawe. Amen. Imana ishimwe. Mbazana ijambo rivuga ngo rero niyo mpamvu twarisubiyemo inshuro nyinshi turushaho kugenda tugubwa neza. Iyo twumvise imbaraga riri muri iri jambo bidutera kongera gusubiramo inshuro nyinshi. Iri jambo rero mbazana ni ijambo rikomeye cyane umwuka w'Imana dukize ku mutima rivuga ngo ni wowe Uwiteka afashe ukuboko amunesheresha. Ni wowe Uwiteka afashe ukuboko akakuneshereza mu biguhiga, akakuneshereza mu bikurwanya, akakuneshereza mu byaguhagurukira. Ariko se mushumba, iyo Uwiteka avuze ngo afashe ukuboko, uyu ninde yaravuze ngo afashe ukuboko? Yitwaga nde? Ese yamufashe ukuboko ryari? Yabaye iki? Ese yari yabaye iki? Ni karibu umushumba wacu. Imana iguha umugisha mwinshi, Imana ikugire neza ku magambo meza y'Imana numvise. Nkuko dusomeye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya akaba ari umuhanuzi mukuru cyane. Ubundi hari abahanuzi bitwa bakuru babarimo abantu bagiye bahanura ibintu bikomeye. Ubundi kwitwa mukuru siko hanuye mbere. Burya hari abamutanze guhanura kera nka ba Yoweri, bahanuye muri za 800 gutyo mbere y'ivuka rya Yesu. Ariko ahangaha we yahanuye mu mwaka wa 740. Ni mu gihe cyari giteye ubwoba, mu gihe hariho ubupagani bukomeye. Ndacyavuga kuri Yesaya ntibavuga Yesaya ujye kuri Kuro gutyo. Ahanura mu gihe hariho ibyaha byinshi, abantu bakora ibyaha, abantu bacumura. Ngira ngo nawe urabizi ko mu bice 5 yagiye avuga ngo bazabona ishyano. Ku cya gatandatu nibwo yemeye ko nabonye ishyano. Burya umuntu yita umukiranutsi akenshi ari umunyabinyoma. Umuntu wese uzakubeshya ngo genda imarayika babeshya. Ukuri ko gukira gutunzwe n'Imana. Turibuse amukiranutso. Mva ni Imana imuzi. Ubundi umukiranutsi ni Kristo. Iyo turi mu maraso ya Kristo nibwo tubarwaho gukiranuka. Ariko twubwacu nk'abantu twaremwe twabyewe n'abagore duhura n'ibyo, ariko amaraso ya Kristo iyo tuyafite hafi aturiho nega Imana tubona nk'abakirana. Amen. Amaraso ya Kristo. Hanyuma rero uyu nguyu ahanura ku bami benshi ntari buvuge, kandi icyo gihe arangije agera ku bice aho ndahihora none bitana arahanura. Uyu Kuro bavuga utibwira ngo bamuvuze yarariho. Bamuvuze? Ntabwo yaratari yavuze. Nta muntu urizi. Bisobanura ngo bamuvuza atari yapfa. Na Yesaya bihanura bwe nawe yarize atamubonye. Bivuga ngo yarahanuwe mbere y'imyaka 200 ko avuka. Mbere yuko avuka imyaka 200 yamuvuze. Imvuga n'izina rye. Ivuga n'izina. Bivuga ngo Kuro wo ngo wavugwa ntabwo yarazwe. Ko ni muri 700 kandi Kuro ategetse muri mwaka wa 500. Kandi ategeka avuye muri Irani y'Abaperesi, kandi ubutware bwari buri Babuloni. Siniri kubyumva. Ndimo ndabyumva. No kuvuga ngo rero ndimo ndabyumva. Uyu muntu nyamara bakwiye kwitonda. Burya ntukarwane n'ibivugwa uwo mwanya. Tubyita update cyangwa ntukarwane n'ibintu bikuvuga uwo mwanya. Ahubwo jya ubitsinisha ko hari Imana yavuze nawe udahari. Amina. Urumva rero uyu Kuro yamuhanuye mu myaka hafi mbere ho 200. Yego. Yuko avuka. Kandi amuhanura yerekana ko ubwo Abisirayeli baramaze kujya Babuloni. Babuloni yabatwaye ntabwo izabagarura, ndetse n'umwami uzakurikiraho nuze Nebukadineza batwaye akabasigayo. Umuhungu we Berushaza ko ntacyo azakora, hatangire himundi mwami witwa Dariyo wabanje kwima wo umwami Darisi ubanje kwima. Bivuga ngo byari ngombwa ko ubwami buva mu bantu bo muri Irani y'uyu munsi wa none Babuloni hakaza ubwami bw'Abaperesi. Abaperesi baturuka muri Irani. Rero kugira ngo abashe gufata Babuloni byari bitamworoheye. Bivuga ngo Imana
iteganya uko izarokora abantu bayo baragaze mu gihugu cy'amahanga. Ibitubeshaho si iby'uyu munsi, ibiturengera si iby'uyu munsi, ibyo turya si ibyaremwe uyu munsi, ahubwo ni ibintu Imana yateguye kera ibivugaho ibibika ahantu. Imubwira amakuru ni ibintu Imana ati nzakenyuruza. Aho ndashaka kuvuga ngo ivuga umuntu udahari atari atarabaho n'Abisiraheli batarabatwara na Nebukadineza nta makuru afite yamufashe ukuboko atarabaho. na Nebukadineza ubwe yatwaye Abisiraheli mu mwaka wa 600. Ibyo ntibyavugwa ntawe ubizi, ariko umuhanuzi Hamina yicaye ko yavuze ngo ni Yesu Imana yivuga ngo mvuga itangira nkagera iherezo. Ivuga Kuro na ba nyina bataravuka, ivuga Kuro na ba sekuru bataravuka, kandi uvuga mu gihugu badatekereza. Ntabwo turi inaha kuko twahageze ubu, ibitekerezo by'Imana twara. Imana ishimwe. Oya aho hantu subiramo, ntabwo turi inaha. Oya mushumba, oya abantu hasubira, ntabwo turi inaha kubera ko tuhageze ubu, ahubwo mu bitekerezo by'Imana kera twarahageze. Ntabwo turaha ko tuhari ubu ngubu, ahubwo twahageze kera mu bitekerezo. Mu mushinga w'Imana twahageze kera. Umugore mu bantu uyu si ubonye muri iyi minsi utaravuka, umugore wawe yari umushinga byari biriye. Kuvuga ngo Imana yari ari mu mushinga w'Imana. Imana imuvugaho imyaka 200 nta n'umuzi n'umuhanura imuvuga mu izina, kandi yaje vuba ntiyabibwira nyina na ba nyina bagiye kumubyara amasaha yatujyanye. Nanamuzi rwose, namusomye na nyina se ndabazi, nabo bamaze kumubyara, ariko hakabiga ngombwa yuko batwaye n'umunyamahanga, hagombye no kuza undi muntu Imana yimitse, ariko afite misiyo yo kugira ngo azagarura Abisiraheli. Ndavuga ngo ni wowe, niwe muze gusoma kakajambo, niwe Imana irabivuga, niwe fashe iki ukuboko atarabaho, ntamuneshereza, nta n'umuntu ubizi, naramurinze. kandi icyo gihe hari umwami wa Isiraheli, hari umwami wa Babuloni, bari batarahunga, bari bataratwarwa ari imbohe, nta makuru yari ahari. Ntabwo uri Kigali uyu munsi, ahubwo kera mu bitekerezo by'Imana yari yarabigambiriye ko ndi Kigali. Ariko Imana ishimwe, iyi cano ntije mu gitondo. Oya, Imana yari yarabigambiriye. Utega urugondo ukibumbabumba, abantu baterura ibiti byo mu cyaro, babizi urugondo rugera bazi ko bitakunda. Yari mu bitekerezo by'Imana. Uyu munsi ndureba, ahubwo ndiki Imana yavuze kuri. Niyo mpamvu nabananiye, n'uwaguguna ntiyanshobora wagushobora batereke bavumagura batongera. Ibyo babona ni ibikomoka ku by'Imana yatuvuzeho mbere. Hari ikintu kintangaje, bisobanuye ngo ujya kuba umushumba revera nta mbabazi, byari biri mu mugambi w'Imana. Iyo ndiho nawe ibyo uriho n'abana wabyaye n'ibyo urimo uyu munsi, nuko uri murya, nuko wicara, ntabwo bitunguye abakureba. Kandi mushumba nta nubwo yamumenye gusa, yamenye n'intambara azahura nazo, imufata ukuboko, yamumenye akiri urusoro, irangize imenya n'intambara azaba. Bivuze ngo nibyo tuzahura nabyo bikomeye byatwitambitse imbere. Ijuru riba ririzi. Ndimo ndavuga kuri ayo mateka abantu batwumve, yavuga bongere guhangayikishwa n'intambara zite update war, intambara nshyashya zadutse. Izi ntambara zizanywe n'icyo ariko yavuze icyo uzaba, hari ibindi bitse biruta ibyo ngibyo. Niyo mpamvu Imana itungwa nuko wariye. Itungwa nuko wariye, oya ntabwo bitungwa wambaye, oya itungwa nuko wabyaye, biri mu mugambi, itungwa nuko uri indege. muri byo hari n'ibindi abandi batazi, ariko yagize gute irabibitse nabizi. Oya Imana ivuze ikintu gikomeye, ivugiye muri Mushumba, iravuze ngo hari n'ibindi abandi batazi. Abakurikiranye gusengarwa, twebwe twicaye aha ngaha, reka tubatangarize ko hari n'ibindi batazi, na nyirabyo atazi, oya nawe ubwawe nanjye ntazi, ariko Uwiteka uwe buriya urabona nk'urugero, ushobora gusanga nyirinzo bwate ariko ukwezi kwashize kutanyishyura, akagira ngo uzahora ucumbi.
ibanga ry'Imana harimo kuzimuka ukajya mu yawe kandi utavuze kandi nta icyo nkundira Imana ntikora ishingiye ku bimenyetso oya nabimenyetso biri nk'ibimenyetso ntijyamo ngo nimbona akazi nibwo nzubaka ngo araho n'indi ibyo irabyihora bivuga ntiyavuga aha rero ushaka umugambi kuri aya magambo akanumva nifuza ko mwaza mukanya munyumve ko uyu munsi iby'Imana ivuga reka tubyite nk'imbuto igiti bateye tubare nk'icunga iyo ritararabye hari umuntu urireba umuntu wese aricaho yari nabishe nabwo ntabwo bitinda oya ntawe bitinda ikiri icyatsi kibisi ntabwo umuntu aritinda iyo ritangiye guhisha rero bararerera n'inyoni zikagira zikarireba ubona ngo impamvu mujya mugira intambara n'abakurikiye gusenga by'abatumva bagahura intambara nuko iby'Imana bidoye bitangiye kwera ariko ntabwo babishize rero ntimugatangazwe n'intambara z'ibyeze ahubwo mujye mukomezwa n'iyatumye igiti kizamuka Imana ni ukuvuga ngo haracyari n'ibindi Imana itubikiye birahari haracyari n'ibindi Imana yatuvuze birahari kandi mama yapfuye atabyumva yego na so ntiyana oya ntabwo yaje n'uyu munsi n'umwana yabyaye ntuzi ikimana ntiyabyumva ihagurutse witwa Yesaya iramubwira uti umva mbabwiza ukuri mutamumenye mutazi inkomoko n'ahavuye uwo kuro niwe ifashe ukuboko niwe ifashe ukuboko uwo kuro ntizamurekura niwe mfashe ukuboko kuro rega ni wowe kuru ni wowe ni wowe ifashe ukuboko banze wumve fatiye ukuboko kwiburyo hagati iryarisi kandi atarabaho na se atarabaho nta n'uramutwita yadufashe batari batubona niko yabwiye Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda yawe nari inkusi ngushyiriraho kunesha baze gukiraho bivuze turi igitekerezo cy'Imana hari ahantu ugira ngo ndahatinda pe abantu bajya bibwira ko aya magambo bayavuze kurareba ahari ntabwo yari ahari abantu babazi ko bayavuze kuru ari aho ngaho barimo bamuhumuriza mushumba yabitubwiye haburaga imyaka ngabo nka magana kuko ntuza gusaba ko umuhanuye mwaka 740 yego aho uzaze kureba usange bize gusaba ko mwaka 6 umanuka hasi ariko ntuze yaje kuza witwa Nebukadineza uragaruka usanga igihe yabatwariye muri za 500 na ugenda ukubite urebe aho Nebukadineza yapfuye umuhungu we Berushaza yakurikira imyaka sinde bijyaho Berushaza ntiyatinze muziko ngo yakoze amahana ngwesha igikombe cy'Imana ntibyamukundiye bayishutsemo ntibamwereye yego ndambwa ati so yabitware ko wibeshye ku rukuta haranditse ubwami Imana irabumwambura ibuhereza bitwa Bamedi abantu baperesa bangabanye none yamaze kubahereza ariko babanza kwima umwami wa Mutwadari umwami wa mbere yimye nawe habanje uyu kuru yaje gufata ahangaho n'umwambere sibyo ku ngoma kuru uyu nguyu yimye ubundi ntibyari byoroshye gukandagira Babuloni yego ntabwo byari byoroshye reka ni kure nawe sukurikiraho ubundi uyu kuru nawe sukurikira dusomye uyu nguyu ko Dariyo yaje nyuma uyu rero naho yima afite intego ari naho icyo gihe abivuga ntiyari ariho na nyina yari ataramubyara n'ubwami bwari bukomeye muri Babuloni muri Irake ntabwo bari bazi neza yuko hari umuperesi cyangwa umuntu ukomoka mu gihugu cya Irani uzategeka isi yose ariko Imana ngo niwe mfashe ukuboko yavutse se oya atari yavuka yafashe ukuboko igitekerezo yafashe igitekerezo iravanga gufashe ukuboko igihe n'intumbe yego igihe nicyo kizaba Imana yacece ku muhanuzi arapfa abandi bakora ibyo bakora gikwiriye abaravutse mu gihe gikwiriye abaravutse umuhungu Berushaza yahemukiye Imana we nguciye ku ngoma nyaye umuturanyi kubivuga rero ngo niwe mfashe ukuboko ntabwo byari byoroshye gusenya Babuloni aho yavuze ngo mufashe ukuboko kugira ngo muneshereze iki amahanga nkenyuruza nkenyuruze nuvuga ngo hari hakeneye ko ubwami bw'i Babuloni bukenyuruzwa
mukambikwa uw'Imana yavuze kandi afite intego yo kugira ngo azakore Abisiraheli. Hari umuntu Imana ihagurutse ikamukenyeza kuko azakubera umugisha. Hari n'abikenyeza ko ntacyo bamariye abandi. Kigezayo kandi kabihereza abandi. Umuntu ifashe ukuboko ikabihereza undi. Umuntu ifashe ukuboko iramukomeza ikamucisha hagati y'ibyari bimuhagurukiye, igakenyuruza abami, ikamurindira aho bamuhigira, ikamuhindira aho bamurwanya. Uwifashe ukuboko ntabwo yamutesha agaciro. Ikintu ushaka kubwira ahangaha, ntabwo byari byoroshye kwinjira i Babuloni. Imana yazi ko anakiye. Byasabye ko Berushaza umuhungu wa Nebukadinezari akora amakosa, azana ibikombe byavuye i Babuloni byo mu nzu y'Imana, umutambyi atanywera ngo wenga bishyira mu bigirwamana, ngo akitereka aho ngaho ku rukuta hariyandika ngo wapimwe usanga kudashyitse. Yanamubwira ngo Daniel ngaraza ati nimushaka uzi kwandika. Bahamagara Daniel avuga ati mba handitse ngo wapimwe. Kindi ubutegetsi bwawe buhaye umunyamahanga. Buratanzwe. Burimutse. Buvuye wanyu buvuye mu buragiye. Ako kanya urumva ni bwa buhanuzi bwo mu mwaka irenga 200 hafi 200 butangiye imukenyuruje kumbe bagira ngo iraza kuba nka bene wabo. Bagira ngo iraza kuba avugana na Berushaza uwo yavuze ho cye simburwa n'umwana we n'umuvandimwe n'abantu. Ariko kumbe ntibamenye ko Imana yakuyeho umukenyero. Hari igitekerezo cyahise mu myaka 200. Umva Imana yatuvuze cyane. Haleluya. Yatuvuzeho bataratugeraho uhoraho yavuze mu myaka 200 dosita niwe enema. Imana yaravuze. Aya ni amateka nkunda cyane. Buhaye undi rero kugira ngo babashe gusenya i Babuloni. Cyambere wari umurwa utuye ku ruzi, hari abasirikare bakomeye, hari ibihindizo by'ibyuma, hari ahantu hagoye nta muntu ari gupfa kuhinjira. Ariko ngo umva nkubwiza ukuri babyubake nzabisenya. Mpaguruka muri studio gusenga bakurikiye gusenga mutuyikundire turi imbere y'Imana, turabakunda cyane muri abantu bacu, tugomba gukora umurimo w'Imana. Reka nkubwize ukuri tubanze dukura tugiye gutangira umwaka wa 2020 na kangahe turi mu kwezi kwa Nyama. Uyu mwaka watubereye agahinda gusa, ariko hari ubwira ko byatunguye Imana. Bitungura ntiri kubasha kudutunga. Ntabwo byayitunguye. Neze ko twatunzwe kandi nuko yatuvuzeho cyane. Urakoze cyane. Niwe mfashe ukuboko. Icyambere ifashwa igitekerezo. Noneho ahamaze icyo gihe Berushaza akoze ikosa ngo nibwo yamukenyuruje. Berushaza ikenyuruza ubwami bw'Ababuloni. Ijya arangishiraza imunyuza muri rwa ruzi rwa Tigre ko burya ntuzi ukuntu hateye hariya muri rano ubu ngubu. Iri Babuloni iri batse hejuru y'uruzi. Kubaho kugira ngo utere umurwa ntaho wari kunyura. Kubera inzuzi zari hejuru, ibyuma byari bikingiye, ibindizo byari bihari, ingabo zari hejuru, nta muntu wagomba kuhanyura ukiretse wavuzweho n'Imana. Niyo mpamvu tuya tunyura bikomeye ntibiduhitane tugashaka Imana ishimwe. Niyo mpamvu tunyura mu bikomeye hejuru y'imbaraga zirwanya umuntu Imana yafashe ukuboko ntabwo byakunda. Niyo mpamvu yabwiye Kuro iramubwira ngo nzacamo kabiri ibyuma by'ibihindizo. Turagira ngo twumve aho hantu gato kuki yamubwiye ngo niwe cyambere Imana ivuga ku muntu wayo. Nuko yamuvuzeho cye uneshereza amahanga. Yego. Ntabwo no kuba kondisiyo no kuba kondisiyo y'abanzi bi. Kandi ikindi kitonderwa niwe. Niwe mwitonde. Ntabwo ari bene wabo. Ntabwo ari bene wabo. Mwitonde. Niwe. Saba mukora. Niwe. Saba kuvuga. Niwe. Sindwari kuri mu. Niwe. Yabete yakuzo. Niwe. Kitonderwa. Niwe. Niwe. Muri covid bafashe fashe ukuboko. Bavuga ariko bafashe ukuboko. Niwe. Sakuze bafashe ukuboko. Hari ukuboko. Namenye nosiri wi era. Cool. Bizone ngo yakwisize. Yagufasha n'ukuboko. Yagufasha ukuboko. Hari ona kondisiyo zido zamukoreza. Niwe fashe. Niwe ngamuneshereza. Niwe ariko none
niwe bari bumugisha ndafashe niwe mfashe uzi impamvu se ni nko kubwira abantu bigize amenyesheje abanzi amenyesheje abarozi amenyesheje abagambana amenyesheje abacibito amenyesheje utuntu twose ibyitondeshwa niwe amufasha abandi bazi igisekuru naho umuntu akomoka umva kuri we muri uku kwezi niwe ni wowe niwe ugufasha agufasha yabwiraga abantu bashaka kuringaniza kuri abo niwe niwe wicara ko ntabasibe ahubwo niwe niwe mfasha gafrita nabone uneshe amahanga utsinze kujana makumyabiri burya hari urugamba abadayimoni bagasinzira kwezi uwiteka aravuga ngo niwe yego sindi bavuga aho neza bakije bora ugatsinda abadayimoni oya nimubwira abantu bakurikiye gusenga rwa ho niwe edo sekoda hoya ntifashe kuboko bakuvuga ni wowe ntifashe kuboko oya ni wowe ni wowe ifashe iki ukuboko kugira ngo ibigire gute ikuneshereze amahanga icyambere banze bakenyuruza amahanga ikenyeze nta mwambaro mushyashya wenda kudodwa oya ahubwo izakenyuruza Babuloni yabakuyeho umukenyero wa Babuloni iyo mucomekamo arawambara ariko mushumba arangije araberwa hari ijambo nyango dutindeho gukenyuruza gukenyuruza no kubigukuramo ku ngufu ukabihe ubundi bita kwiyambura bo baramukenyuruje ntago ari ukubyivana mu bamwe rushaka ngo wapimwe usanga utapimwe rekura meni tekeri pe ntukwiriye n'ubutware mbuhaye undi undi no gukenyuruza no gufatira akagikuramo kandi ukukikwambura wataguteguje nta nteguza nta burenganzira ni itegeko nta burenganzira kuko hari uwo yafashe ukenyuruje noneho kumukenyuruza kugira ngo akenyeze uwo yavuze kandi uwo yavuze imufashe ukuboko naho nashaka kandi ukuboko kumufashe niko yakenyuruje mu yandi magambo abambaye imyenda itari yabo abicaye ku ntebe itari yabo yego abari mu modoka zitari izabo abari mu kazi kataraka abari mu ngo tawize kota abasenya ingo z'abandi bazubikira ikenyuruje kugira ngo ikenyeze banyira imana ishimwe hejuru y'izo mbaraga zose namubwira ngo kugira ngo muneshereze iki amahanga kandi imana izakujya imbere imana izi bituri imbere nzakujya imbere kwanza nzakujya he imbere ahataringaniye ngire maringanize manze mwitonde cyane hari igikundi gicukura imbere ukagira ngo urahagwa kikahashyira urwobo runini ngumva imana igacishamo ka telepora ikaringaniza atarapfuye ukabuciye yagomba kunyura muri arya amazi ntabwo byari byoroshye rosi eda ahataringaniye ngire gute maringaniza ahataringaniye ngire gute aho umwanzi yacukuye imana iraharinganiza abakurikiye gusenga rwa abatwumva rosi niwe enedo sida habiwi ziko niwe enema icyambere ngo ufashe ukuboko banze ni wowe ubwabwira abantu mbakenye uruzinye ngo ukenyeze hasigaye nkujya imbere kugira ngo urashize amanga nkujya imbere ahataringaniye ngire gute maringaniza imana ifite ukuntu kujya imbere ahari umwobo ikaringaniza batarapfuye kandi imana izabanzi bacu izi nibyo bahakoze kandi yaramubwiye ntabwo ugiye imbere wagwa mu cyumba nzakujya imbere yazakujya imbere ugiye imbere wapfa wasanga hari inzobe ubundi si imana iyo inshuti mudukurikiye imana izi biri imbere yawe nzakujya imbere ahataringaniye harimo kondisiyo yari izi ko hari ahataringaniye mukozi imana ashatse yari izi imana yari izi ko hari ahantu hataringaniye harahari ariko nzakujya imbere bari bazi n'amakuru y'ibyahanuwe bari baranabyiteguye rega impamvu yamubwiye ngo nzakujya imbere hari ibintu yashingiyeho icya mbere yamuvuze kera batamuzi abayeho rero bareba ibyo umuhanuzi yahanuye Yesaya babigenderaho baravuga ati rero ubwo yahanuwe reka tujye imbere dusibe baratega imana irategura niyo mpamvu yavuze ngo nzakujya imbere umva nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza kandi ibyuma by'ibihindizo
ibyuma zakujya imbere, hari inzugi, hari imiringa, hari ngiye kubabwira akantu keza kavuga. ariko ubundi ikindi mushumba utari wavuga akantu keza mu buryo busanzwe no mu mudugudu n'ahe hose iyo bari mu gutora umuntu nk'umukuru w'umudugudu abantu bamujya inyuma. Ntabwo nari nabona tumujya imbere, tumujya inyuma. Papa ni utujya imbere, ariko imbere ye buriya imbere ye ubu hari mu buryo busanzwe, mu buryo umuntu Imana yavuzeho kera. We ntabwo imujya imbere nk'uko twajya inyuma y'umudugudu wa mudugudu tukamujya inyuma, ahubwo Imana yo imujya imbere kuko yamuvuzeho kera. Uyu muntu rero Imana ijya imbere nubwo intambara zaba nyinshi zishaka kumufatira aho ntabwo byakunda koko imurinze, ituye muri we, igendera muri we, imufasha ukuboko. Tika la mota ya sinimo efage. Kandi aka kantu sinzi uburyo twagatekereza ubundi Imana ijya hari ikibazo. Ijya hari ikibazo. Lowi eta. Imana ijya ahari ikibazo. Iyo abanzi bari imbere y'ibere. Niho iki. Iyo bari inyuma. Buri gihe Imana ijya hari ikibazo. Ahari ikibazo. Wise. Imana ishimwe. Ni ibintu bikomeye. Mushumba vuze ikintu gikomeye. Ijya hari ikibazo. Ijya hari ikibazo. Ubundi Imana buri gihe ijya hari ikibazo. Ntabwo yagushora ikibazo utagiye imbere. Cyane ko ikibazo bakimenye kera tutari twabaho. Ikibazo uretse urangisha impaka cyane utanazingisha, ntabwo uzi ko ibayoboye bakura mu Egiputa batarapfara batarabatunga ngo batera ikibazo. Ntabwo uzi ko Imana yari iri imbere. None se Farawo abagezeho byagenze gute? Yagiye inyuma ita. None se Imana ijya ni wize ahari ikibazo nihagarara. Ikibazo rero ntabwo cyari inyuma ya Kuro, cyari imbere. Naho bari bagize kitarawize uruwe nubwo kikuri imbere nzakujya imbere. Icyo cyobongize maringanize yari yamenye ko hari ikibazo, yari yamenye ko hari n'inzugi, kandi amakuru utanafite harimo n'inzugi z'ibi. Yari yamenye ko harimo inzugi, hari n'ibyugi bazaguta. Yari yamenye ko hariho n'imiringa. Nimara kukuringaniriza ngushyizeho katerefura bashyizemo n'inzugi, ahita ngo ya yindi igenda igasena hakaringanira. Ariko ndabizi niba udafite bubwe nakubwiye nta poseze nitwaje, njye nzitwaza poseze. Ihindiza nzabicamo bakozi b'Imana muri uku kwezi. Hari inzugi Imana igomba kwegana, hari inzobo Imana igomba gusiba muri uku kwezi ku bantu b'Imana. Hari inzugi, hari imiringa, hari ibihimbizo. Izi nzugi Imana izikinguye, ahari ikibazo niho Imana ijya, niho igomba kandi ifashe iki? Ifashe ukuboko. Utibwira ngo ihita igenda yo ukuntu mutaka kubabwira mu byumve neza. Oya birahindutse birahindutse koko nuko nicaye ubundi mantashye koko maze kumenya yuko imbere yacu hari ibintu biba bihateze, hari inzugi bakinze, hari ibihindizo, ariko maze kumenya yuko hari udukinguriro. Ahari ikibazo niho iba, niho ijya ubwayo. Abakurikiranye gusengarwa ntimugire ubwoba. Ariko ubundi wambariye wagira ngo ukuboko ngo iringaniza igufasha no kuboko kugira ngo udasigara. Ukuboko kugira ngo uneshereze iki? Amahanga. No kuvuga ngo ijya imbere ikaringaniza igufashe n'iki? Ukuboko. Kota handara bene wisire do biera kubiri kuringaniza igufashe iki? Ukuboko. Yarangiza ikajya hari ibihindizo by'iki? By'ibyuma. Igaca ikabica igufashe iki? Ukuboko. Dasiri we enema sakikoze inzugi nayo ikazikinga igufashe iki? Ukuboko. Ngo kandi ngo no mu mwijima ngo hari ahantu hihishe nayo ikagutwara igufasha no guhatabona. Ukuboko. Yagera ku bihindizo igacamo kabiri igufashe iki? Ukuboko. Yagera ku byuma ibihindizo by'ibyuma nabyo igufashe iki? Ukuboko. Igacamo kabiri ugatamba ngo kugera izakugeza mu butunzi buri ahantu hihishe. Iyo nabwo idufasha ukuboko. Ukuboko. Ushimwe mushumba iri jambo ifashe iki? Ukuboko. Ni wowe muri uku kwezi igufasha iki?
ukuboko ndagira ngo amagambo turamwumvise wakuro n'ejo munsi ngo imuneshereza amanga imuho ubutunzi buhishwe ariho mu mwaka wakurikiyeho ubwo umwami yaramaze gupfa akimara kujya ku ngoma uzi ukuntu yavuze Dani yaravuze ngo umwisiraheli wese n'umuyuda iwabo kandi inzu y'Imana isubiraho yahoze arabyandika citegeka nabwo ati ndabizi ko hakurya y'uruzi hari abagabo barwanya imirimo batetanaye n'abandi bose bigize abakoboye mureke abantu bakora umurimo w'Imana mubareke bagende baka inzu y'Imana badusabire kugira ngo ngere abahungu banje dukomere nciye iteka ikintu cyose cyanyazwe gisubireyo n'ibindi bazakenera muzayibahe yego kuko nta yindi Mana ikwiye gusenga kireka Imana ya Yerusalemu Imana ishimwe arabyandika kandi ngo umuntu uzarwanya iyo nyubako azarwanya azigize niyo romando bisobanuye ngo Imana ubwayo niyo declaration ya mbere kuro yakoze akimara kuba umwana Imana ishimwe ariko mwanyumvise akimara kuba umwana kubera ko yagiyeho for purpose ava ajyaho kubw'intego n'umugambi n'umukozi abakurikiye gusenga rwamudukurikira itegeko rya mbere yasohoye ni iryo gusubiza abantu hehe i Yerusalemu gusubiza imitungo isubireyo abaririmbyi basubireyo kandi aravuga ngo mubareke bagende badusabire batika manone subireyo urumvye kintu bisubireyo yasohotse mu yambere ni iryo gusubiza ko ngo niwe basubire arabyandika ati tetanayi na gisonga cyo hakurya y'uruzi ndabazi ko mugoma ntimuzabakoreho mureke batwara ibintu by'Imana kandi ikintu umwanya wacu bongera ubaka inzu n'abantu muzawubahe nibakenera ibiti muzabe ariko inzu y'Imana yubaka kugira ngo badusabire kurama kandi uzarwanya bino bintu urumva iyo declaration ni reka kubivuga ko hari ikintu muzi ko jewe ntabwo ndi umuhanuzi cyane ntamwe nkanura gake ariko ndi kumva fasha la wasine we de kore bamwe hari umuntu Imana yimika kugira ngo umugisha usohore yego tesa mando ekuta mandore ufasha kubona umwanya mwiza muri leta kugira ngo amasezerano ajya asohora natwe tukavuga Imana ko tugiye kuvuga Imana tukavuga ko ari umuntu waza nk'urugero akajya ku mwami kugira ngo agire itegeko ry'Imana asohoza ku buzima bwawe ndagira ngo mufatira aho dusoza rosine we da ushobora kumva umuntu atari ko wa muntu ari he kuko Imana yavuze abatagufata murakoze Imana bahumugisha talasima tubwire kuri iri jambo kugira ngo turisoze kuko ndapfuye umuyobozi wacu wirazi icyo ngiye kubwira abantu muri uku kwezi muri uku kwezi ndagira ngo nkwibutse ko papa agufasha ukuboko agufasha ukuboko agusize inyuma adufasha ukuboko icya kabiri agiye imbere de kose newi eta arenganije mubanza mu byuma kuzima data dufata ukuboko yego yamara kudufata ukuboko kuko azi ko hari ibyadukurubana kuko azi ko hari ibyaduhitana yego kuko ufata ukuboko n'inyuma hari ibyaturukayo hari igihe abarozi bagutega imbere n'inyuma ariko yabwiye kuri ngo ni wowe mfashe ukuboko nkakuneshereza amahanga kuri imbere Imana ishimwe Imana igufata ukuboko nirangiza kuringaniza hari ibintu tugenda turenga tutazi ko babitabye hari ibyo tutambuka mu marembo tutazi ko babihashize no muri biro aho twirirwa hari igihe babiteka tutazi ko babihashize no mu kazi n'imodoka utwara bajya bafata bakabishyiramo utazi ukabura abakiriya utwara tagisi vatiri babishyizemo ariko uyu Uwiteka aze kugufata ukuboko niwisa n'Imana kuringaniza nibyo tutabonesha amaso nibyo umuntu atabona nibyo Imana yiruzi igufata ukuboko nirangiza iringaniza nshingiye kubyo wararesavuze Imana igufasha ukuboko hejuru y'ibikurwanya Imana igufasha ukuboko hejuru y'ibyaguhagurukisha Imana igufasha ukuboko hejuru y'ibigucunga nubwo ucungwa na byinshi ariko igufasha ukuboko iracyari kumwe nawe ariko muremera tugiye gusoza ko iminota mbona ikugenda yego ubundi yaravuze ngo niwe niwe yabwiraga abandi bantu
bakazitereyemo nimumwegere niwe azarya ate bigenda bite abyaye wa kabiri abyaye wa gatatu ko yigize umunyabwenge harya ibi ni ibiki iravuga ngo muceceke niwe Lanita arabo ntifasha amaboko abamurwara umwanya wawe niwe ntifasha amaboko kwara ntifasha amaboko ibyaguhagurukira ni wowe ni wowe ntifasha amaboko abakubesha ni wowe ufashe iki ukuboko mwe nta nubwo dofiri edo seniwi enema saya mbega ubuhanuzi nesaniwi edo nisi eno bene wasaya kita yego yabwiye kuro ntiyabwiye nyina wa kuro ariko yabwiye uriya muntu turi gusengana yabwiye babandi bigira ba nyirandabizi kugira ngo babimenye babwira ngo mwe nta nubwo mbazi niwe lasika mubimenye niwe ukuboko kugira ngo muneshereze iki amahanga kandi ndabakenyuruje ndamuhaye mwe ntawo mba icya kabiri mufashe iki ukuboko aho mwacukuye ndasibye ibyugi mwashyizeho ndakatenye imiringa mwashyizeho naciyemo kabiri hatabona nzamufasha ukuboko nzamufata ukuboko ubutunzi butagaragara ntifasha abakurwanya ivuga ngo ni wowe ntifasha abakurwanya ni wowe ifashe ntifasha abakuvuga ni wowe ifashe ntifasha abaguhiga ni wowe ifashe ntifasha abarozi bakuroga ni wowe ifashe ifashe igihombo kikwiruka inyuma ni wowe ifashe ugasema barwanya abana bawe ni wowe ifashe ni wowe igize gute ifashe kugira ngo udasiba kugira ngo udaseba ni wowe igize gute ifashe ukuboko mana data wa twese uhora darabone ko sini mando nagene fo urakoze ko wumvise isengesho rikomeye pongea ni wowe ufashe ukuboko abantu bose abo muri Aziya Amerika Burayi Rokere banga ya sinimo fata ukuboko abagaragu bawe kandi baneshereze kandi bakomere neshereza baneshereze uwiteka urakoze kubyumvise mana ruhabwe icyubahiro kubwa Yesu Kristo wacu amen umuyobozi wacu ngo soza nshuti zagusenganwa ntumurekure ataguhaye umugisha ikiganiro nakagaruka bye bye mana umugisha